Ese wakibaza ukuntu imyaka ya mbere igihumbi isi yamaze Imana yari ibanye n'abantu? Ko tuzi ko muri Edeni Imana bayibonaga imbonankubone, nyuma yo gucumura abakurambere bacu birukanywe muri Edeni, Imana yakomeje kubana nabo gute? Ariko cyari igihe cy'urujijo koko, cyari igihe gikomeye, Adamu na Eva babona ibibabaho byose ntawe bareberaho. Kurikira ikiganiro cy'uyu munsi umenye uko imyaka igihumbi ya mbere y'isi yari imeze. Cyari igihe gikomeye, Imana yari itarakira kubona umuntu yaremye acumura, byari bikiri bibisi ruhamo. Adamu na Eva ibyabagaho byose byabaga bibatunguye, byasabaga ko abamarayika baza kubasobanurira ibyababereye amayobera. Bana natwe, wibuke kwandika comment, wibuke gukora subscribe, wibuke gukora share niwumva icyigisho hari ikintu kikunguye. Ugiye kubana na Byukusenge Honorine nk'ibisanzwe. Cyari igihe gisa n'urujijo, Imana yari igifite agahinda ko kubona umuntu yaremye yacumuye. Adamu na Eva nabo bari bagifite urujijo rwinshi mu bitekerezo byabo. Bibazaga uwo mucunguzi bari gusezeranirwa igihe azazira. Umwana wese babyaraga bahita bumva yuko ari we uzababera umucunguzi. Nabo ubwo bari batarakira ibyababayeho. Umwana Satani yari akiri mu byishimo by'uko yageze ku ntsinzi. Ariko Imana ntabwo yigeze ibatererana. Mu gihe Adamu na Eva baramye, kuko iyo myaka igihumbi niyo bamaze ku isi, abantu bo muri icyo gihe bari bakibabona. Sobanukirwa, ese bari babayeho bate? Ese ibya ya ngobyi yamaze igihe kirekire ku isi byo byari bimeze bite? Kurikira ikiganiro ukirangize, ibyo byose uraza kubisobanukirwa. Nubwo abo babyeyi bari bafite inshingano zo gusobanurira ababakomotseho ibyababayeho, uko bacumuye n'uko bakoze icyaha, ntabwo abantu b'icyo gihe bari bataragera ku rwego rwo gukora icyaha. Bakoraga ibyaha ndetse bakihitiramo uruhande bahereramo bamaze kumva ibyabaye ku babyeyi babo. Ni kenshi bamwe babyumvaga bagatangira guserereza ababyeyi babo no kubashinja ibyaha n'amakosa, bababwira yuko umuruho isi ifite ari wo babazaniye. Tekereza ukuntu Adamu na Eva bakibyara Kayini babonye ari we mucunguzi, ariko akabahemukira ahisemo gukurikira Satani. Utekereje neza wavuga uti abantu ba kiriya gihe bagombaga gukurikira Imana kuko hari hakiri byinshi bibereka ko Imana iriho koko. Yego nibyo, Adamu yarinze apfa, abantu b'icyo gihe bemera ko Imana iriho, bemera ko ariyo Mana isumba byose kandi barusha ubushobozi. Ariko bibwiraga yuko amaherezo y'abantu bubaha Imana n'abakurikira Satani yose ari amwe. Byabereye ikibazo gikomeye. Kayini aho yari yaraciriwe yarahunze Imana, urubyaro rwe rwakomeje gusuzugura Imana mu buryo bukomeye. Ariko nk'uko Imana ikunda abana b'abantu, yashumbushije Eva Seti, nawe akomokwaho n'urundi rubyaro rwakomeje kubaha Imana. Adamu rero yakomeje kubabwira iyo nkuru kugeza ku rubyaro rwa 9. Yakomeje kubashishikariza kubaha Imana, atitaye ko bamwe bayumvira abandi ntibayumvire. Mu myaka igihumbi Eva yamaze ku isi, imyaka y'umuruho, byageze aho yemera neza yuko urupfu ari igihano kirimo urukundo Imana yabahaye, kuko barebaga iyo bakomeza kubaho muri uwo muruho n'agahinda, ukuntu byakomezaga kubashavuza umutima. Ntabwo abantu b'icyo gihe bari injiji nk'uko abantu b'iki gihe babitekereza. Abantu b'icyo gihe bari bafite ubuhanga bukomeye ku buryo bashoboraga gufata mu mutwe ibyo babonye n'ibyo babwiwe, bagashobora kuvumbura ibihambaye kurusha ab'iki gihe. Bari bafite ibyigisho byinshi. Imana n'abamarayika bakomezaga kwigisha no kuba hafi abemeye guhitamo Imana. Yesu Kristo ubwe
yarabagendereraga bakabonana amaso ku maso, akarushaho kubahugura. Ni igihamya cy'uko bagombaga kuba bafite ubwenge buhambaye. Bari bakibona ya ngobyi ya Edeni hafi, aho bashoboraga kurebesha amaso nubwo batashoboraga kuyigeramo kuko yari irinzwe n'abamarayika ku marembo yayo. Bari bafite ibyigisho byinshi, ibyigisho bikomeye byarushagaho kubegereza Imana. Bimeze nk'iki gihe, nubwo Imana idashobora kwemera ko tuyibona ngo tubone abamarayika amaso ku maso kuko twasigingiye cyane mu cyaha kurusha abantu b'icyo gihe, ariko Yesu ari hafi yacu, ari hafi y'umuntu wese kugira ngo abashe kumubona akabakabye, yemeye mu mutima ko amuri hafi koko. Abantu b'icyo gihe bakomeje kubaho amaharakubiri, batangira inzira ebyiri zigaragarira amaso ya buri wese. Isomo ritangaje ry'uyu munsi riratwibutsa neza ko abantu batagize kamere yo gucumura ubu ngubu. Ntabwo abantu bahisemo Satani ubu ngubu isi igiye kurangira, ahubwo imyaka 2000 ya mbere y'isi abantu bari barashayishije ku rugero rumeze nk'urw'uyu munsi. Bivuze ko kamere muntu ihora ihengamira ku cyaha. Ndakwinginga uhitemo nk'uko Enoki yahisemo Imana, nayo ikabana nawe umunsi ku munsi kugeza atsinze. Wikerezwa no gutekereza ko Adamu yaduhemukiye cyangwa yakoze icyaha bikadutera umuvumo w'icyaha, ahubwo emera yuko amahitamo yawe n'igihembo cyawe kizakomoka ku miburo uhabwa kandi wumva. Emera guhagararira Imana, emera guhagararira Imana nk'uko imyaka 1000 ya mbere y'isi yari imeze, nako imyaka 1000 ya nyuma y'isi imeze uyu munsi. Emera guhagararira Imana, izagusubiza muri ya ngobyi ababyeyi bacu birukanywemo. Hazabaho igihe kidasaza aho isi izaba ituje kandi icyaha kitazongera kubaho ukundi, aho Satani n'aboshya abantu ibyabo bizaba byarangiye. Turi hafi kugera imuhira, ahazaba hari ibihe bidasaza, nta gutandukana guhari. Imuhira hari bugufi. Imana mbere ya byose.